inshuti. aha wabyumvishe Yes, Boss tumenyane. yes igihembo nyuryo ari wambaye impeta avuga turi umudripinzi mama y'Imana pe rwose ndetse ufite sheri Sha wapinde kwisi. ato reka njye gushaka inkwano reka gukora kose si ukwicara ufite Abo kuryama bantu ufite muzabanyereka kunama imbabazi ufite niko kwicara babigenza, nanjye uhinduranya numve. uburyo Nanjye bazambwira iryo banga. biterwa nuko utekereza Sha iryo banga bazarimbwire ariko barabeshya akazi noneho. yego Bino bavuga ngo abakobwa ngo Ako ushobora si- kujya kwaka akazi ndi kumwe ariko n'umuhungu Ange, ngo bakakamaho ahangaha tuba bakakareka. tugira ngo tubwire n'abadukurikiye n'urubyiruko rundi ruri kwishakisha mu ruvungurire ku ibanga mukoresha kugira ngo ibintu biboneke akazi kaboneka gute nk'umwana w'umukobwa avuga ati Ange nkunda ukuntu yambara nkunda ukuntu yambara nkunda ukuntu asa gutya kubera amafaranga aya mafaranga narayabuze Aya mafaranga tuba twarakoze twaravunikiye ariko reka Ako ngubwize kuvunika ukuri. niko dushaka. Nanjye nibyo nshaka kukubwira. shares your struggle Reka dusharinge struggle nk'abantu abantu muri rusange batari abanyamakuru. Abanyamakuru mwabaye muto. ariko Ange why iPhone can you date with a guy who doesn't have iPhone wadetinga n'umusore udafite iPhone nkanjye nje mfite ifite amaso atatu ariko si iPhone kandi yaranamenaguritse mu kirahure can you kandi wowe uyifite ntabwo twadetingana tayari ubwo mvuye mfite amafaranga ariko namukunda wenda igihe bigenda bizaza ariko muri ako kanya mwese ngiye ntabwo nabemera afazare ndaguma ndi single mpaka nimbona wa wundi uri broke ngiye nakunze ariko naragize amafaranga ngiye nzamwemera kuko nanjye mfite we ayadafite ngiye ndayafite ubwo se si hahandi uzamukontroza amafaranga ufite nibyo ndibyo bavuga ngo uyu mugore afite amafaranga ngo aba yabaye umugabo ngo aramuyobora kandi koko ntabwo mbyumva atari akazi wapi kabisa ntabwo byavamo ariko umugabo usenga Imana wubaha Imana nkawe ntabwo mbizi wubaha Imana umugabo ukunda umugore ukunda urugo rwe sha ni iyihe mureka twongere tubasuze mwebwe mwese abakurikiye Big Town TV ndizera aho uri umeze neza kuri subscribe ahabwa umugisha kandi nawe utarayikora ndagira ngo ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi twakongera tugenda tubazanira abantu batandukanye tuganira ku bitekerezo ku bintu bitandukanye ku buzima ku bitekerezo ndetse n'ibindi bisanzwe rero imbere ya kamera ntabwo turi twenyine ntabwo turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane w'inzobe neza usa neza mama yake na mama wambaye neza bamwita Ange turakwakiriye rero muri iki kiganiro kuri Big Town TV ariko si turi bubane cyane reka nsabe witwa Jerry atuyoborere kino kiganiro ubundi dukomeze turyoherwe mumeze neza mwabonye umugisha w'Imana buriya Imana yagukinguriye ukabona undi munsi mushya ibintu bibara amahoro n'ibitagenda neza uba wizeye ko bizagenda neza ngiri umugisha wo kuba ndi kumwe n'umukobwa mwiza bamwe bita ikizungerezi abandi bakita ibitesha mutwe hari n'abadatinya kuhandagaza bakavuga bati buryo umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza ujye umwitondera umwite ikimara amafaranga ariko abyo ntekereza ko ari imvugo zitakwiye ariko aho uri kuturebera ni kuri Inside Rwanda ndetse no kuri Ange Pichu wow Ange Pichu hi hello how are you uvuga ikinyarwanda ndumumeti ubu ibintu byose navuze wanyumvaga nababwiraga ngo Imana ijye kugukubira iguha amafaranga menshi abantu batumva icyongereza ubwo nuko nguko twabisobanuye yes tuguhaye ikaze kuri izi channel zose imwe uri umushyitsi ahandi rero tuguhaye ikaze murakoze cyane n'amahoro njye birantangaje kumva umuntu mwiza gutya avuga ikinyarwanda pe ubutaha tuzakora ikiganiro tutavuga ikinyarwanda yes next time amazina ninde amazina nitwa Rutarindwa Ingabire Ange akabana bavutse mu gihe cyiza twebwe dufite amazina turi proud yayo ariko nyine nta kundi tubwira about your channel Ange Pichu kubera iki Ange Pichu
Ange Pichu, Ange urumva ko ari iryanjye. yego rwose. Pichu ni izina ryankojije niga guhera troncome. Yego. Nagiye nyine kubera ukuntu mvuga bakunda kuvuga ngo ndi umutesi nyine bakanyita agapucuri nyine n'ibiki. Yego. Nari nanutse cyane. Mfite ibiro nka 45 cyangwa Imana yaje kugutera utuntu. Bigenda biza. Yego. Naho ngaho ryavuye rero banyita Pichu. Pichu yes, ukaba ufite channel yawe abantu bagiye bakore subscribe bagushyigikire niwe. Ukuri nibanshigikire man. Wow, ni byiza cyane. Naguhereye hasi ngenda nzamura gake gake uziko akoze ikirenge cya kijya kigenda hasi. Uziko wagira ngo ntajya agenda hasi. No kuri kose. Kubera iki? Tell me ikintu wikunda hakurusha ibindi byose. Ikintu nikunda kurusha ibindi byose. Ikiganza cyanjye, intoki zanjye. Intoki zawe. Njye nakunze ikirenge n'amano. N'ikirenge abandi baragikunda ariko nanjye ngagikunda. Nawe ukagikunda. Nakunda. Ikirenge. Yego. Gusa ndagikunda ariko ukuyeho agatsinsino nako kari muri bimwe mu bigize ikirenge ako ni sawa. How do you feel? Wumva umeze gute iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza? Cyane cyane bivuye ku musore, compliment kuva ku musore wanjye. Ku musore nyine biterwa n'amarangamutima ye. Yego. Wowe ushobora kumbona ukabona ndi mwiza kubera amarangamutima yawe. Yego. Ariko hari undi ushaka kumbona akabona sindi mwiza. Biterwa n'amarangamutima y'umusore kubera wenda ko agukunda. Yego. Nose nagushaka gukundana n'umuntu ukabona ni mwiza. Yego. Yamara kugenda. Abaye nka ex wawe cyangwa wajya umubona ukibaza uriya muntu twarakundanye. Yego. Narebaga he ukabona nyine nta nubwo ari type yawe. Ibyo aba ex turaza kubijyamo mu kanya kuko aba ex bafite imbaraga zindi zishobora no gucengera ahantu hari hafunze ariko wambaye neza anyway. Murakoze cyane. Ngira ikintu witaho kurusha ibindi mbere yo gusohoka mu rugo. Kavuga uti wana aka kantu ukitaho cyane nagaki gute uhitamo umwenda ugendeye kuki wahisemo kwambara gutyo uyu munsi. Ange Pichu agapucyuri. Mitamo umwenda bitewe n'ahantu ngiye. Uko naba ngiye mu mujyi siko mu mujyi mitani yambara akamambere kabutura cyangwa ipantaro t-shirt nkacanga agenda. Ujya wambara ikabutura? Cyane. Igeze hehe? Ngomba mfite amatsiko shaho. Ngira ahantu bigeze. Vugisha ukuri. Tuzakora ikiganiro butanyambara. Okay. Ikintu witaho kurusha ikindi rero. Witaho kurusha ikindi rero. Uvuga uti sinasohoka ntagakoza aka kantu rwose. Subu ni ikinitaho. Nyine sinshobora gusohoka ubundi natabanje kwireba muri miruwari niba nambaye. Kuko nshobora kwambara, namara kwambara. Namara kwireba nkahita mbona. Ntabwo bijyanye. Ukabikuramo. Nkuramo. Nko hejuru nambaye amakoti nk'inshuro 3. Nambaye inshuro n'inkweto ngasohoka nirebye mbona wapi mpita nkuramo. Sinshobora gusohoka nabanje kwireba, sinshobora gusohoka nabanje kureba mu maso hanjye niba ameze neza. Yumva bimeze neza. Nakwitegereje cyane buriya rero iyo mpuye n'umuntu ndamwitegereza cyane. Ako kintu najya nitaho ku nkweto. Izijemo nyine ibyo mbishakana nyuma y'ibindi byose. Inkweto sinjya mbyitaho cyane. Kandi uko ufite akarenge keza aho watereka hose biba bibita bijyamo. Merci. Useka neza. Thank you. Ubwiwe kuva uyu munsi cyangwa iki cyumweru cyatangira abasore bamaze kukubwira ko uri mwiza inshuro zingahe? Shaka iki cyumweru nta muntu urabimbwira keretse mwebwe. Uri mwiza cyane. Si mwiza ngo uri mwiza. Oya ifo ni nuza mu gifaransa hari true or false. Yes. Nago fo rero ababipinze nyine ababihakanye. Ni fo nyine cya Kinyarwanda cy'ubu ngubu. Uri mwiza pe. Yego ni byiza cyane Imana yaremye abanyarwandakazi iragahoraho n'abandi bose barabibona ko ari beza. How do you feel kuba warumva waravutse ukisanga uri umukobwa? Ujya ubyishimira, ujya uba proud yabyo? Ndabyishimira, ndi proud yabyo, ahubwo iyo nza kuvuka nkasanga sindi umukobwa nari kurekrama. Kubera iki? Kubera ko ndeba struggle abahungu nyine n'abakobwa bazicamo ariko abahungu biri too much cyane muravunika pe cyane. N'abakobwa cyangwa abagore simvuze ko batavunika cyane ariko ntabwo ari kimwe nk'igitsina gabo. Yego. Yego. Iyo Mana ndashima Imana n'ukuri. Ndashima Imana ko navutse ndi umukobwa.
yamitiyemo ibyo nzasanga nkabikunda. Yego ni byiza cyane, turashima Imana yatugize uko tumeze, ariko Imana ifite ibintu byinshi yagiye ikora bitangaje, nko gufata amazi aryoshye ikayashyira mu gisheke, kuba yarakuremye uri umukobwa, kuba yarandemye uri umuhungu. Iyo uza kuba umuhungu nk'ubu ngubu uramutse ubaye umuhungu, ni iki kintu wumva wahita ukora? Uvuga uti rwose aka kantu rwose ndamutse mbaye umuhungu byibuze umunsi umwe nkagakora, wenda nkisubirira uko nari imeze. Nari kuzatereta nyine nkumva ukuntu bimera, nyine ukuntu mutereta nk'abakobwa nkumva ukuntu bimera, ukuntu bakwemerera cyangwa bakagutera indobo. Icyo kintu mba numva mbaye umuhungu, navuga nyine najya gutereta nkumva ukuntu biba bimeze. Yego. Gutereta se sha, ubu se nta musore wari wabwira ko ukunda? Ntago nabishobora. Approach niyo naba nagukunze. Ubwo nyine nabipfana ukazagenda nkagomba, ariko ntago nakubwira ko ngukunda. Njyewe ndi umukobwa nkabwira umuhungu ko mukunda, uwo ntago ari njye. Koko ni hatari anje rwose. Yego, muri Kigali habamo ibintu bitandukanye, ndetse no nkatwe tw'urubyiruko turacyashakisha, dushaka amafaranga mu buryo butandukanye. Opportunities, bamwe bavuga ngo abakobwa ngo kubona akazi biraborohera, kubona amafaranga biraborohera, ikintu cyose cyiza ni abakobwa basigaye bagifite cyangwa igitsina gore. Is that true? Nibyo? Abasore baraha baraza kutubwira muri comment section. Nago ababivuga sinzi icyo bagenderaho. Bagendera ku byo mutunze. Nakubonye telefone yawe ndi buyitume babayinzanira. Yego. Namunangura telefone, ibyo dutunze turabivunikira. Yego rata murabivunikira, sibyo tape isi kwanza. Yego sibyo akora. Yego. Ukuza ukicara mu gitondo ugakora. N'umugore cyangwa umukobwa nawe aricara akabikora. Ariko niyo yaryama nta kibazo akazi kaba kari. Ntago nkeka ko byavamo. Nose ubu ngubu iyo nirirwa ndyamye nari kubona nabona akazi cyangwa ibyo baryamye, ariko amafaranga akaboneka. Reka gukora kose si ukwicara. Ufite kuryama, ufite kunama, ufite kwicara, uhinduranya uburyo. Nanjye bazambwira iryo banga. Biterwa nuko utekereza. Iryo banga bazarimbwire, ariko barabeshya akazi noneho. Yego. Bino bavuga ngo abakobwa ngo ushobora kujya kwaka akazi ndi kumwe n'umuhungu ngo bakakamaho. Ahangaha tuba tugira ngo tubwire n'abadukurikiye n'urubyiruko rundi ruri kwishakisha, mu ruvungurire kwibanga mukoresha kugira ngo ibintu biboneke. Akazi kaboneka gute? Nk'umwana w'umukobwa avuga ati anje nkunda ukuntu yambara, nkunda ukuntu yambara, nkunda ukuntu asa gutya kubera amafaranga. Aya mafaranga narayabuze. Aya mafaranga tuba twarakoze twaravunikiye, ariko reka ngo kuvunika niko dushaka. Nanjye nibyo nshaka kukubwira. Shares your struggle. Reka dusharinge struggle nta kibazo. Ariko abo bantu bafite akazi njye batere commentaire bambwira uko bakabonye. Kuko njyewe aha nicaya. Yego. Ndangije kwiga nasabye akazi inshuro zitarenze 3 mpita ndekera. Nta muntu nakorera. Yego. Aba boss b'iki gihe ntihagire unera amabuye kandi ntago mbabeshyera. Yego. Ntago ushobora kugenda kwaka akazi uri umukobwa mwiza ngo baguha akazi batabanje kubwira ngo ohereza amafoto cyangwa mubanze mubonane. None se ifoto nisaba akazi. Barebe nyirayo nyirugusaba akazi ninde. Akazi gasaba interview ukajya kuyikora ugatsinda cyangwa ugatsindwa ugata. N'amafoto maremare. Hoya ayo sara cyagezweho. Asigaye basaba ureba inyuma. Yego. Nago bagisaba amafoto maremare gusa. Inyuma se hari. Maremare ureba imbere n'inyuma. Side nyaje. Kuri pe abakobwa benshi ubwo babona akazi sinzi bafite ukundi kuntu bakabona. Yego. Hari n'aba wenda batabisaba. Ariko nta muntu ujya gusa wenda abataraciye muri zo struggle. Yego. Rero ngiye byatumye gukorera nageze gukorera umuntu rimwe, ariko sigeze abinsaba, niwe wenyine nashimira. Shanda mukorera pe tunatandukana neza, niwe wamaye na idea yo gutuma nikorera. Yego. Bituma nyine nangira gufunguka mu mutwe. Kugeza izi sana ntago nabasha gukorera umuntu, nyine byanciye intege. Yego. Ariko abantu bafite akazi bazatubwira uburyo bakabonamo nyine biboroheye. Ariko uko umuhungu ajya gusaba akazi n'umukobwa akajya kugasaba bose bakaba gusa mwebwe mwishizemo ko
tushaka kujyana bakamakazi wowe bakakama ariko ni nako kuri none se we ntujya ubibona yes bashobora gusubizayo ngiye bakakama ariko nanjye ntago mita ako kanya ninjira muri icyo cyumba ngo mite ngo interview ngo bamakazi babanza kuko negosiya nyine ibindi utazi ukabyemera cyangwa ukabyanga none ariko wenda ibyo bintu uko ari expired ntabwo mbizi birarangira gute no sasa akomeza agukunde se uri umugore we hazaza uwundi noneho wowe tuba umwanda gutyo rero mana biragayitse pe nukuri ntabwo ari byo nihe nama wagira umuntu utekereza gutyo w'umwangavu uvuga uti ndi kumureba gutya hari ibyo nshaka kugeraho akenda keza muri ibyo ngibyo nyine muri ubwo buryo bwose rega turi kubibona umukobwa ari mu nzu y'ibihumbi 70 atunze iPhone ya miliyoni 1 n'igice ari mu nzu ya 200 ni ikibazo ngaho aya mafaranga ava he batubwira amafaranga ava nawe urabibona rega ufite bagenzi bawe se nta nshuti turabibona pe birahari kandi byinshi cyane sibyo ariko nago wajya ku blaming umuntu nago mubana nago murarana nago uzi uvuge ngo wirinze kumuvuga ngo nutata ko atakujomba inza oya nago muzi nyine ureba muri rusange ariko ushaka kubaho nk'akana naguzi we aho akura amafaranga yego wabona iwabo barabimusigiye imitungo y'ababyeyi ariko ngo na hano hanze naho harimo abantu bagira ubuntu akakureba akakwikundira kumva yaguha amafaranga babyita ngo kuku blessing for nothing I don't know akakuremera akavuga ati mbega iki anje mu muremere nuko yicaye she got a bright future behind her nuko yicaye ariko nago nuko tutamubwira ngo ahagarare ariko niko anje hari abasaza bavuga ngo bibereye runaka twagiye tubona amavideo y'umuntu aba diaspora ngo kamuhanga akavideo ngo akirebera ibyo bintu byo byumva cyakoze ibyo byo n'ubwa mbere mbyumvishijeho namba munsi yanjye nta muntu wari wagusaba video ngo akurebe video yanjye ayikoresha iki se yishimisha anezerwe nawe ku blessing impamvu tuba tuvuga ibi bintu no kugira ngo urubyiruko rumenye ko ibirabagirana byose ntago ari zahabu kandi ibyo yifuza kugeraho byose ntago uzabigeraho nk'uko kanaka yabigezeho naguze ko kanaka yabayeho nago afite ubundi buryo abicishamo akabibona njyewe nitujyana nkabona ufite imodoka sinzi ko wayibonye nanjye mu gitondo se buraca mvuganye nshaka ubwo ni numva nyishaka ndajya guca mu nzira mbi kugira nanjye nyibone mbeho nka kanaka kandi wenda kanaka sayibonye aciye mu nzira mbi buri muntu abeho ari we ubaho kuri wowe nubeho kubera kanaka nubeho kubera kanaka afite imodoka n'inzu nanjye ndabishaka ariko ntabwo uzi inzira yaciyemo kugira bibone baho wowe ubwawe unyurwe na duke twawe cyane byinshi byawe niba uri ayifite nawe igihe cyawe nikigera Imana izaguhiyawe ndagaruka kuri aka kantu yego kunyurwa se bariya baranyurwa kubera icyo abakobwa mukunda iPhone iyo mpamvu nanjye sindayimenya gusa tuyikundira kubera ifoto abakobwa bose iPhone ni kubera ifoto pe ariko noneho ubu tuzigaye tunazibyaza umusaruro ifoto yo kumaziki ifoto tugende gake ifoto yo kumaziki yo koherereza wa mu diaspora sibyo abantu bajyemo ushobora uba ushaka kwireba ukanyurwa ubwo si foto koko mane ahubwo yego iPhone iri mu kazi sibyo ishari mu kazi ariko apana abazi ubwenge bajye bumva nje ntako ndi gutekereza wowe uri gutekereza nk'umunyamakuru abantu batekereze nyine nk'abantu muri rusange batari abanyamakuru abanyamakuru mwabaye muto ariko anje why iPhone can you date with a guy who doesn't have iPhone wadetinga n'umusore udafite iPhone nkanje nje mfite ifite amaso atatu ariko si iPhone kandi yaranamenaguritse mu kirahure kaniyo nge wayifite kandi wowe uyifite ntabwo twadetingana tayari ubwo mvuye mu mwandiko nawe ubitekereza utyo afite iPhone oya adafite iPhone nkanje nyine nibyo ndi kuvuga umutipe ufite iPhone ntago byapfa kuvamo nyine nawe abagenda n'ibigezweho ameze nk'abakobwa no se ubwo urumva yavamo umugabo muzima barahari banazigira nimunera amabuye
ariko umutipe ufite iPhone, umutipe ujya kuri TikTok, umutipe ujya kuri Snapchat, uwo yazavamo umugabo. Barahari pe kandi banubatse ingo zabo. Man, nimonera amabuye rwose. Tubwire character ushobora kugendera ukavuga uti this guy yavamo umuntu uzubaka, yavamo umuntu uzi gufata ibyemezo, ndetse wanabasha kwita ku muryango we. Oya, buri muntu wese ntakinge na character ngenderaho. Wowe ubwawe njyewe ubwanjye ko bwawe umuntu waba umugabo njyewe ubwanjye shapfa kuba nkunda gusa byanyabye, ariko apana bino by'abahungu b'i Kigali byo muri iyi minsi. Ariko si ubwo none dukomora usyo turakoma n'ingasi. Twese bisigaye bimeze nabi muri iyi minsi. Ni nabi pe. Ariko basi bamwe nka 5% turacyahari. 5%. Cyangwa rimwe n'ibice 5, ariko harimo abahari. Ntabwo bose ari kimwe. Yego. Gusa ngiye kuba ngusigaye mbona bose ari kimwe. Kubera iki? Iryo rimwe ryo nta n'iryo mbona. Ya nigga ya hit and run. Anje arashaka Sandra, arashaka mana we Aisha, arashaka n'abandi. Ntabwo ashaka kuguma hamwe ngo yubake. Nyine tubwira izo character tuvuga uti umeze gutya uyu nguyu njemba, ariko uravuze ngo wapfa kuba gukunda. Njye wapfa kuba nkunda nta kindi kintu nagenda. Aba kuri TikTok ntaribe. Aho byambangamira cyane. Nyine ibyo ngibyo bikubangamira nibyo dushaka kumva. Okay, ataba kuri TikTok, ataba kuri Snapchat. Ese ngambwira umugabo buri kuri Snapchat abari gukora iki? Ndabizi se. No se kuri TikTok abari gukora iki? Ntago mbizi. Keretse nkamwe muba wowe impamvu wabisobanura cyane abandi bafite izindi channel. Yego. Nakumva impamvu ni business. This is the business. None se urambwira Irene cyangwa undi muntu udafite nuza channel. No mu buzima busanzwe afite akazi ke cyangwa akorera leta, araza kuri Snapchat, araza kuri TikTok, ari gukora hiki? Okay, ubwo ngubwo arahitamo kuba umugore njye wumva umugabo. Abari uzajya umufatira ibyemezo. Nukuri. Wabyemera? Nabyemera. Abo umugore njye wumva umugabo. Inshingano z'abagabo zose nzikore, waba umugore agirirwa kuri TikTok. Ajya ataha kare rwose, nshake business nkore nze mahe nishura abana Minervare. Arajya barera ugenda. Kuko ngewe nukuri urumva ko bimbabaje cyane umugabo uri kuri TikTok na Snapchat. Kuri ngewe. Yego. Nago mbyumva atari akazi wapi kabisa, nago byavamo. Ako umugabo usenga Imana, wubaha Imana nkawe, nago mbizi. Yego. Wubaha Imana, umugabo ukunda umugore, ukunda urugo rwe sha. Ni irihe kosa udashobora gutorera ku muntu mukundana? Noneho hongeye nangarije umuntu dukundana. Ankunda mbibona nanjye mukunda. Okay, we nayo ataba nkunda cyane ariko ngiye mukunda cyane. Ngiye ndakunda cyane, sibyo? Ngiye mukunda cyane. Nakosa nababarira umugabo wanjye. Ni wabona video 200 cyangwa 10. Nashaka bari Baritazari sha. Ukabona zira video wabyitwaramo uteko vugisha ukuri. N'urwo rukundo rwawe kandi mukunda. Mukunda pe. Mbere y'Imana namubabarira. Ukazireba agira atya. Umugabo wanjye namujya inyuma, namugwa inyuma. Kuki yagendaga akagaruka se? Kuki atagumyeyo? Kuvuga neza imbere ya kamera rega mwese mwarabimenye. Oya ntabwo ariyo mpamvu. Yego. Njyewe n'inshuti zanjye zirabizi. Ugira urukundo. Okay. Abakse banjye basi barabizi. Njye niyo nagufata. Kuki babaye aba ex? Sinzi uko bigenda kandi nubwo dutandukana dushwanye. Birifata ukagenda nanjye ngagenda. Muhana some space umuntu akitekereza. Ukazashiduka mukanahuruka ngako wabuze bite bikarangirira aho ngaho. Ako kubera iki abax ngo bajya bagira imbaraga zo kwinjira muri yindi relationship nshyashya bakaba banayisenya? Niko bibona. Hakaza undi muntu wowe mukundana. Mukundana umu ex akaza. Akagaruka wowe narabonye undi. Iyo ngiye birangiye biba birangiye. Iyo birangiye biba birangiye kuko nago byako. Nako kundi ngo azakazagirirwa guhamagara. Nyine yaragiye ubuhagezweho ubundi kuki ashaka kuza kugusenyera se? Umuntu ukwikunda. Uramutse ufite ubukwe nta muntu uhari wajya gusezera. Najya gusezera nawe. Mwese mu byumve nawe niyo wanyandikira nuko kuboroka. Yego. Ukanyurwa n'indimi. Kuko urabugiye kunsenyera kandi ngiye sinaje kugusengera. Niko abakobwa rero ni hatari. Umukobwa azi kwa Jackson, umukobwa azi kwa Sam, umukobwa azi kwa Bobo, azi kwa Claude, azi no kwana. Kandi abo kandi se yagiye arya indyo yaho.
bamwe batetse umuceri abandi batetse inkoko y'umuceri abandi batetse ifi uzamuha ko birayi abigumane bikunde ntabwo byakunda ntabwo byakunda rwose rero ni ukumesa kamwe ikigaragara Jackson wawe ukumva cyangwa Peter wawe gumana nawe araguhagije ubwo nagenda nyine ukabona kwihangana byanze kuko umugabo wagiye aragaruka ariko umugore wagiye nagwa agaruka. Okay, sex for money, sex for love wayikora muri aho habiri? Sex for love. Really? Yeah. Zero have a maid. Nurukundo none se nujya gukora sex kubera amafaranga urakura iPhone ugura ko gakote ugure iyo makeup ni imivumo nimba ari imivumo njya nyibona i Kigali nyinshi imivumo none se urayatanga se njyewe ntanya ariko ndabizi mbibona ubwo ufite watukuriye mbwira neza ahubwo numvire niko really nukuri sha nago nge kanomva unyuranye ra nukuri nago byakunda nagukunze nago nanakuvugisha wakunda umutipuri broke just kuko wamukunze gusa nta kintu ariho ariko tujye tuba honest reka mbe honest tujye tuba honest uvuga uti rwose reka mbe honest hano narwo nguciye mu ijambo kujya nabyibagirwa na umutipe udafite amafaranga yego aka kanya mwese mu byumvireho nago nagukunda ari umva sina ndacyakomeza ngende honest kandi mvugisha ukuri nago njye iminwa yego aka kanya uje udafite amafaranga ntago wankunda nago nagukunda undi agashobora kuza afite amafaranga ariko namukunda wenda igihe bigenda bizaza ariko muri ako kanya mwese ngiye nago nabemera afazare ndaguma ndi single paka nimbona wa wundi uri broke ngiye nakunze ariko naragize amafaranga ngiye nzamwemera kuko nanjye mfite we ayadafite ngenda yafite ubwo se hahandi uzamukontroza amafaranga ufite nibyo bavuga ngo uyu mugore afite amafaranga ngo aba yabaye umugabo ngo aramuyobora kandi koko nibyo uzaba ufite amafaranga nyaguha basi ukishura bili ukishura byose ukaba inshingano z'umugabo ariko ngiye nkayakorera nkayaguha ariko ntimukavuga neza ngo mwe kugira ijambo ni kumwe ubu uzaba uri muri business umugabo yatashye kare nago hamagara shero uriho umubwire ndi muri business ndi mu kazi yego nose sinzaba ndi mu kazi ajaza arebe ko ariho ndi anegereze kuri gate akazi karangire dutahane cyakoze amafaranga yansaba man cyangwa inzoga nako Baritazari yabagari bakamubwira mugabo aracyari muri office kumbe office muri office hahiye video zafashwe Baritazari nawe ariko yaraduhemukiye bakantu kose gasigaye kabaniwe niwe pe ariko hagati abantu baratandukanye wowe uri umugore kubera icyo utakumva ko wowe umuntu umutipe wakunze cyangwa umusore wakunze kubera iki wowe wumva ko utakora izo nshingano ariko ukamukunda mu bantu bose mwigeze mwakundana wishyuye bills mwasohokanye kangahe wigeze umufata uti ngwino dusohoke yes nkana yagwa kugira uze kwishira really ndabikunda mba numva ndi proud mba numva nanjye ari ikintu nakoze ku mukunzi wanjye yego babiri bose barabiza aho bari reka tugukomera make mukomama muyame nimba koko harabikoze je nkunda nabi nokuri ukayafata ukayamuhereza ati uyu munsi dusohoke ninjye uri bwishyure ariko ukayamuha akabawe wishyura mu cyubahiro cye pe nokuri ako kantu utarakarengaho yego gira igitekerezo n'inama wahaha abakobwa bahora babaza ngo tuzasohoka ryari uranjyana he urangurira iki weekend ndashaka ifi noneho nsoreze rimwe yego unabwira umuntu ujyana agahitamo nawe icyo atabasha kwigurira n'umubyeyi watamugurira okay tukira aho ngaho ariko nanone sinabreminga ufite sheri adafite amafaranga ariko nanone sinagushiraho pressure ngo usohokane mbizi neza ko nayo mfite cyangwa nawe uyafite niba unsohokanye rimwe nta kibazo ndaba satisfait byakiri niba ngiye nyafite kubera iki ngiye nagusohokana byaremewe se ko umuhungu ari usohokana umukobwa oya Imana ijya kuturema ntabwo yigeze ishiraho iki kintu ngo abahungu nibo bazajya bishura bill buri muntu wese afite inshingano zo kwishura umukunzi we amukunda akishura bill
kandi mwa abakobwa mwe nako twese abakobwa twese tugera ingeso wa mugani niba kanaka gutwaye ukajya gufata ukamanuza ibintu bihenze nawe ubwawe ntabasha kwiga okay ugasanga nk'umukobwa anywa byeri naba ari kumwe n'umutipe arakubwira ko atanywa byeri anywa moweti cyangwa amarura yego kandi we niyisohokana ntago yabasha kuyigurira aragura cya mobile ese bagutaye aho ko abatipe nabo basigaye baramenye ubwenge akagutaho wakwishyura iki njyewe nzi ko usohoka inshuti zanjye zirabizi komantari rwose babivuge ikintu usanzwe unywa nicyo unywa basi natanabyishyura wowe uze kubasha kwidefanda wishyure bili yawe yego can you approach your boyfriend mumaranye igihe yakubwiye ko agukunda tubwiye ko utakwa approaching ngo mukunzi wawe yego ari muramenyeranye musanzwe muziranye wamubwira ko ushaka ko mukora sex biragoye aho ngaho biragoye cyane cyane pe ariko mukundana nkeka mukundana mumaranye igihe kinini nk'imyaka 5 3 kuko 5 aho ngaho bayabaye nk'umugabo wawe pe iyi nkeka ko wabivuga ariko umwaka umwe 2 3 ushobora yego nihe nama wagira abakobwa bateze amakiriro bakumva ko ubuzima bwabo ari umusore nibakura amaboko mu mifuka bakore ntabwo uvuze ikintu cyiza kandi nanjye nagukunze kusa neza murakoze cyane mama y'Imana mwese mumutandukane he ko mbona mwese muri twese ko dusa ko mbona mwese musa mutandukane nabo nibwo nabona umukobwa mwiza muri Kigali sinkubeshye bamwita Benovio bimeze bite jere ngo bimeze bite namahoro uyu mukobwa imama y'Imana introduction no committee of Benovio KF of course king of voices ambassador for upcoming artists mtoto utangana nyina toka TV turavoka utinye bute binashe kuri majiko navuzwe ambyashuraho hit yo terizuba nyita inshuti yaba boss nyitijwe ryaba diaspora ngejwe abandi nikakajwe indesite umuzi ko uca amafone zishoka umwana w'umugore aragenda umuboss ubwo tubaye inshuti aha wabyumvise boss tumenyane yes igihembo nyuryo ari wambaye mitavuga turi umudripinzi pe rwose ndetse ufite sheri shawa pindi kwisi ato reka njye gushaka inkwano yego urakoze ubundi niwe negereje ndabanyiri kuri no mihanda umvise ntuzaparika umuntu ibyapa cyane Benovio yes tugana ku musozo Anje numvise ufite ibitekerezo byinshi tuzajya tuganira kenshi ariko ku bana b'abakobwa ni iki bakora abantu bose baratubwira ngo mukura amaboko mu mifuka mukore ubundi akazi kose nakazi niko tubyumva ariko iyo bigeze ku bakobwa cyangwa ku bandi batipe b'iyi generations ntago mushaka gukora ntago wakumva ko 100 nyine byabyara business avuga ati iyo business nayicaramo imeze iti no kwisohokamo ijoro rimwe wowe urashaka kumva kuri bubyuka ufata miliyoni 10 ugahita ufungura miliyoni 10 isura zikure mu nzozi birakunda ariko mana nago ikintu wakigeraho utavunitse hera kuri ibyo 100 byawe niba aragataro ugacuruze niba ari iki ugikore nibyo bigenda bikuzamura ukagera hehe kuri izo miliyoni 10 ugafungura iyo shop wifuza none se nago wafata 100 niba ushaka urugero shop y'amavuta cyangwa imyenda 100 uragenda uranguremo amavuta atarenza 5 ndahita nza posting cyanze mamaga inshuti zanjye mfite amavuta nayo cyangwa nze mbabaza amavuta mwisiga mite mbabwira ati ngewe sikongera amavuta mu rugo ncuruza mujye mungurira numbwira ati yanyohereze cyanje kuyafata mubwira amafaranga mite njya kuyarangura bivuze kuko byambayeho yego ninjya kuyarangura ndazi inyungu nyibike nongere ndangure ugenda uzamuka gake gake imyaka 2 imyaka 3 nyitangira ngiye shop yari amafaranga makeya naniga muri Erika y'amavuta ariko nanjye numvaga buryo ki natashobora kwicaramo bituzuye ari biki ngase umuntu uri bumbonemo muri kano kantu nkagira isoni kakiri gatoye ngo ni dukeye ukagira isoni ukagira ariko uri kugira isoni mu by'ukuri ya buri kugira isoni nago bagutunze nago bakugaburira uri kugira isoni kandi isoni zirisha uburozi nyine urumva uri bujye gukora ibyo bibi kugira itukubitiza 10 ite wicara mu kintu kinini oya nago ari uko bigenda urubyiruko rero ni mukura amaboko mu mifuka ibyo 100 wabibyaza umusaruro watangira mu rubuga postinga
bikavamo ikintu kinini ugatangira ukajya ku mihanda ugakora Ange ni sawa cyane. Ubu ngubu uri gukora iki kugira ngo abantu bakenera ibyo ukora bazaze bakubere bazambera abakiriya? Ubu mfite YouTube channel yanjye yitwa Ange Pichu, n'ibi bintu by'amavuta cosmetics, yego n'imyenda rwose yo mushaka yose, y'abagabo cyangwa y'abagore, y'abadamu n'abakobwa. Yego online rwose nka postinga, wagikunda nkakikohereza cyangwa ukagifata. Bahe nimero. Nimero yanjye ni 0782 yego 72 41 78. Only for business, nta bindi. Nta bindi. Yego ni byiza. Ange wakoze cyane kutuganiriza, ariko ku bitekerezo ufite uzajya usharinge barumuna bawe bari hano hanze bifuza kumera nkuko umeze. Hari uwifuza avuga ati Ange yambaye neza, yego bigenda bite, bica mu zihenzi no gustruggling. Twebwe ntabwo ababyeyi babidusigiye, no kwihigira. Yego, reka tugushimire cyane Ange, wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane.